Muzehe Rukamata rero uri umusaza mwiza rwose ubona usobanutse kandi ukuze, ariko tukuziho impano yawe ufite ni iyihe? Impano dufite korona itaraza nari mfite impano yo kuvugira inka, ari umuhungu urongora cyangwa umukobwa urongora bakaza bakantora kuko nabitunganyaga neza. Wabwira abazumva iki kiganiro turi kugirana ukatubwira bimwe mu mpano yawe ukisanzura? Ese ni iyo mpano ni iyihe? Ni amahamba, ni igisigo, ni noneho impano yanjye ni amahamba y'inka. wabasha kutubwira bumva Gorilla TV ubwo noneho ukabasogongeraho? narangiza amahamba y'inka nkababwira ikivugo cy'inka. Yego, sangiza abakunzi bawe bazumva iki kiganiro n'abanyarwanda muri rusange ikivugo cyanjye. Yego, ngaho itunyuriremo gatoya. Iyo musinga n'ibisizana, iyo sebasazi ikamusenga mihigo, iyo Kagame n'ingabo igaruje u Rwanda barayisasiye barayisiga, kiraziranga kiraza mu kizibisa na nyina. Iyo musinga n'ibisizana rudasiba kwenderanya, yashumbije umugabo intera intambwe yibanza mu mubagura imbabavu mu byose rusenga rwa Nyirakigome turayigi. Nyirakidederi niyo mu bahizi, Nyirakidederi niyo mu bahizi, umusore mwiza niwo mu ngabo, rwagiriza bigabanira mu rusizi. Nkuba yakura abantu yabyabajije imisenga yakura, uwo ni Kagame. Reka nkubwire Mbibi yanze gukamirwa mu mabinika ngo itazatekwa mu masafuriya. Mbibi yanze gusamirwa umukate n'umukarane wabuzumvura na buri mungo ry'ibirahari. Dore Mbibi yari ibumbatiye amakaba mu bibero, abakarane bakiziringa zeru, abanyeshuri bagitera uri mu ijuru. Mbibi yanze guterwa ikinya mu murizo, inka zahariye igikondo ya rusengo rwa perezida. Dore Mbibi yanze kwakira inyana intumbi nk'inyamikogoro, iyo mu neza yera mugihe. Mbibi yacumitishije amatwi abiri, amahembe yayigumiye, zateye ititi, zateye ikobe, zashinze iteka rirahama, zaremeye igisagara mu nzira ya Musaga Umusare yari yarahiye kwambutsa mbere. Zinjyanye ndi umugenzi, zingariye ndi umugabo, ziravomera zantesheje umusare mu busakaza ku mugore aza kumugabo akazamo. Zabiheko inzira zayiremeye idasanzwe, ayo ni amahamba y'inka. Ishira utagongera intwari zivuna impuze ngo mpore yasonga. Icyo ni ikivugo. Ikabona kwica ku mwimirizi kandi ishaka gucura inkumbi. Ku ruti rwakajije abahanga igenda igambiriye abahesha ijya kuri kukiza kwa Murihaba, yayihagarika barayihata. Bayimpfundika ibona igitugu isezerano igaba itigiza nkanivanga imbaraga n'inkubiri. Yaturutse urugo rw'igahini inkumira nyinshi zirugumbera ikintu gasozi yigwa mu maboko impanga ibiretse impunzi rwema yumva rutihuza. Ati abanyamahanga bagira menshi. Iva mu kirere yaka umuriro yakanze umugabo n'imirindi maremare ari kuyavuga muri gandore ya mugabo ayo mahamba y'inka ari nayo zivugira rwo mu bihogo. Iyo nyagaruzi y'impingane niyo yajombeye mu ntore ntumizigambiriza umuzi mwaguzana mu rugamba rukabanza mbuga. Ibagurwa n'ingoma z'urugero ariko muzi ntiko niziragoroka izimara umurindi w'impeta zirangira zihamya ingango zigeze ku ntuba.